ndabashimye cyane mu izina rya Allah Mwenyezi Mungu utanga amagara n'amafaranga. Njewe mwababyeyi mwe mwabakobwa mwe pe ntimukagira urwango ku bagabo kuko abagabo ni beza, abagabo bubakaga amazu meza, abagabo baguraga imodoka nziza, abagabo baguraga imirima myiza zeraga, abagabo bakagura ibitari bakabibaza. Inshuti za guno mwaka muzagugende gukabage muzagira amafaranga. Abagore bangaga abagabo babo mwaba mubegeye mukababwira ukuntu bagira urukundo kuko abagabo ntitwangana, abagabo tugiraga umuco. Navuga ko n'ubundi kuba yaragutaye ari umugore w'isezerano, ari umugore wakundaga n'ubu wavuze ko ukimukunda, nowe butumwa wamuha nibura garuka rera abana azarera bazabyarana n'uwo mugabo. Ce nibwo butumwa namo ko ngiye kubana nawe oya. Ntagiye kunyanduza yangwara yo mu ngagi no mu ngugi. Niko yangwara yo mu ngagi no mu ngugi ntakayinzanire. Maraso ganje ndi mutaraga. Iye ndwara zirangwara zivaga mu nguge no mu ngagi. Yo bita mpox cyangwa ni sida. Byose biba abaga bifite. Njewe suri kureba ndinze ngana nje. Sinigeze muca inyuma. Isa wajya ureka kubeshya. Ngiki ni kiganza. Ntagora muca inyuma. No kuva yagenda. Nubahaga Imana n'amategeko gayo. Jenzi kuja mu ijuru rugukiranuka. Nta gwango rumbamo, nta n'ubugome, nta n'umutima mubi. Buri umuntu woshagura mugore. Ndinga Imana nahita mutwika. Ariko gumunsi gw'imperuka nawe ube tayari ube urimo neza. Umubiri gwawe we Imana kugusiga aja kirabaswa mu modoka ikagenda niki essence. Umubiri gwawe Imana kugusiga essence uzashe nikufukarizaje. Oje mani zabaye nikuza dafroza gatabana weho. Sha wicare uzamera amababa gazasha uhanuke ugwe mu muriro. None se Isa ubutumwa umuhaye n'ubwo ko Imana izamuhana. Nje ubutumwa na dafroza nje ubutumwa namuhana kumubwira ko nje ntigeze mwanga kuva twamenyana. Urukumva ko nje namwanze kuva yashukwa yumvira umuntu atumviye umugabo we akagendera mwizo mirongo zabo bagabo bamushaka kandi niwamara kumwumviriza neza bazahita bamwanga asange nanje nje namwanze kurushaho. Ariko we ntuzamwanga uzamubabarira azarira. Oya nje buriya ikintu cyakiza tuma mubabarira niyo ava mu rugo akaje kwibera iwabo. Ukumva akabi wabo gusa nibuze akahaba ntahave. Je nzavuga indi bwenda hari gihe wenda cageze akumva ko tankeneye ariko kubera yagumye hano nta kibazo yarategereje undi mugabo. We ntabwo yagumye iwabo, we yaragiye aja mu bantu babasinzi, mu bantu ahantu abaga nje ndahazi ni mu basazi. Waba mu nzu nziza ariko kurusha iyo reka abaga muri muzihe nzu barambwiye ngo ninsabagamo ntibinafunze. Yes. Kandi inzu nkodesha gifite n'ibirahuri. Imeze neza harimo na sima kandi ajyamaga n'ahantu hameze ukuntu hafite swag nta n'inzara. Isa none se nyuma yabyo, nyuma yo kuba uzabona wenda ubutane na sheri wawe n'uwahoze ari cyamama w'abana bawe, utekereza kongera gukora ubukwe cyangwa uzakundana gusa? Wenje n'ubundi uramugore dutandukanye byemewe n'amategeko gakansi nyina ko dutandukanye. Nje n'ubundi nta naza n'umugore tutasezeranye byemewe n'imbere y'Imana. Oya nta twabana. Buriya nagize n'amahigo uramugore twanarabanaga ntarasezeranye buri gihe. Buriya go twahuye uramugore tumaranye kirekire. Murarabyaranye. Kazaje ndaryama kavuga ariko ko kubana n'umugabo n'umugore ko ari gusezerana buriya koko bizagenda gute ko nta kintu mfite.
maze njya kubona mbona birakunze ndavuga none ibintu natekerezaga mu mutima wanje birakunze ubukoze ubukwe pe je nabukoze nishimye kavuga n'Imana yabyakiye kavuga ibintu byakunzwe byakozwe ntabizi bikaba bintunguye n'Imana yabyakiye ubu se yabigendeyeho reka nkwihanganishe uwo bitagarewe isa new boy ubu ndi mu mazi sindi mu mazi gabira nkagiga ubu ndi koga nkifi njewe sinaje mu mazi nkigi batekeyemo ndi mu mazi ndi koga nkifi mu mazi ubu ndi gutereka uriya mugore wazaje mu mazi gabira kagari migi je ndi mu mazi garimo ifi isa reka ngushimire cyane ukomeze kwihangana kandi ntibizakubuze gukomeza kugira ubuzima bwiza buriya kugera kure siko gupfa niko umunyarwanda avuga ariko nibyo kandi uzabona undi ugukunda humura aho gupfuga umunsi wapfejo uriya mugore w'abashaka urupfu wagwijaniraga aragwijaniraga yararwishyiriye umuntu wijanira urupfu rero ntabwo aje aririgwa ni nk'umuntu wiyahuye umuntu wiyahuye adapfuye uzi ngo ntibamukubitaga kanje umuntu wiyahuye ngasanga ntiyapfuye no kumukubitisha ikisi yango nirimo amashanyarazi kubita ikibuno kikaka abigenza ute agusabye imbabazi kandi ukabona akanapfuka amakarira erega mwarabyaranye ndabizi wabigira ute ubu se yaruta umukobwa baba barateye inda y'ikinyendaro aho kugira yikuremo akaje kuyikuramo umwana yavutse akamuta mu mufuka gw'ibishingwa akabimena akagerura yamara kugerura akazana gwa ruhinja akarushiramo hagati bya bindi yamenye hasi akongera akabyorosaho bataniye he akwe ntago yaguta erega buriya reka nkubwire ku ruhande rwawe isa ku ruhande rwawe yego ushobora kubona we haraho utamubaniye neza data mana we njewe isa ni boy naragenda mufata yakosanga seka urukumva uramugore nazanye ntagiye na kimwe nigeze mubera umuntu muri ku mutima wanje n'Imana yo mwijuru no kwibaga hejuru kure cyakoze yabaga kwisi kaba nzibira Imana ibagirimo buri munsi kaba mbizi neza nazaje ndajayo ngakomanga ariko uzahana ba umugore wanje ndahazi nuwo mugabo umutunze maze kumumenya neza baribanira nakagabo kagasaza gashaje gafite n'imvi ariho kagabo amafaranga kamushuki ariko ewe gawe ako kagabo karabazaga ku buryo yahita baza n'urukero yamara gukuraho urubaho agahita hirimana nago ubu yaza kumbaza iki nta kintu azongera kumbaza ntaca ako isa ashobora kuba arabona gutari ikiboga ari wenda akisangira ako kaviye gashobora kuba gafite dekada nta n'urupfusha nta n'ijya kwa Museveni ese umurusha amafaranga nta n'igira Kongo afite ese umurusha je nshobora ko mfite igihumbi uri kumva igihumbi cy'u Rwanda je n'umugore wanje iwacu nta nubwo yanakijya ngo akimare igihumbi ikiro c'ibira iwacu na mafaranga 400 sigo ikiro c'ibishimbo ubu ngubu ni 900 sigo surumva igihumbi kitarenze n'urugero uwo mugabo sigo ntabwo nose ko namukoreshereje ubukwe yamukoreshereje ubuwe ko wabambwiye ko ntabwo ko atagiye no kubabwira ko amufite kandi njewe narabukoze iwabo madamu muravugana kwa nyoko bukwe bambwiye ko baga kwa nyina wabo barabimbwiye barambwira ngo mani sabone kuze dafroza ngo kwa nyina wabo mu Buhoma mu gundi murenge guturanye n'ubwo iwacu abiyo nahamagari wabo kambwira ngo ntabwo abayo ntabagahe ngo yatubwiye ko avuga kwa nyina wabo urukumva yego nyina wabo sinza hatuye ngo we nanje njaje ndebe ko ari hwari njewe bantu babaga ahantu abagari nibo bazaga kumbwira amakuru ge gose wasanze uwo mugabo akurusha ikirero ntacu
ntacu cyangwa isa inama yaragukandagiye ego ko nakakurusha moteri yarava tude nibyo bavugaga pe ko isa yola urumva niba uwo muntu uko ari umusaza akaba gutwaye umugore isuka ubu ngubu uri ingaragu ese ubundi iyo meta kukiyambaye ntabwo nzayikuramo kubera iki usikari isezerano wagiranye na Daforoza iyi ngiyi nyikuyemo hari inyandiko ziri mu rukiko hari inyandiko ziri mu murenge mu karere mu ntara z'iwacu iyi ngiyi nzayikuriramo ku masezerano twivuganiye kuko nje naravuze ngo hari igihe nyikuyemo inshuti zanje rigeza zagira ninje wa mwanzi canga se nkamukorera ikosa njewe nzayikuriramo mu rukiko imbere y'uwayinyambitse imbere ya Daforoza hazaba hari se adahari tikada yasigaga umugabo bwe yashanze ninde wayikwambitse iyo meta si Daforoza niwe wayinyambitse ariko akurikije amategeko ubwo amategeko abameza gute yo kuvanamo iyo meta hari giye usezerano ubundi uvuga gute ikiganza wagize guca nemeye ko uyu mugore ndungwi tuzabana mu byiza no mu bibi yaba agwaye yaba ari muzima yaba yasaze yaba atasaze yaba yambaye nabi yaba afite swaga na potential na stamina tuzagumana urikumva yego batisinya ugasinya yego urikumva ugasinya kabisa burura mugore we nzamurega byinshi kuko yarenze ku mategeko nje nzamurega byinshi yarenze ku rukundo arenga no ku mategeko okay ibintu bibiri gutana abana ni ca gatatu byo nibyo birego bya Isa urukiko go ndabizi ruzanyakire neza ndanarusabye njewe nzamurega ndashagira ngo uwo mugabo nawe umutunze bazabafungire hamwe bansubize n'amafaranga natanze n'amafaranga banywere ku Gisenyi muri hoteli nago bazagampe bagende babana sinzongera kubana nawe bagende bibanire yego ako Isa no mugorora cyamukunda tekada uramukunda uzi ko bivuga ugahita ubabara buramba ntekereje ibintu aba yankore nje kubabara si byabura ikintu kije kimbabaza ni ikintu kimwe kuba atarubasha amategeko yivugiriye imbere y'umurenge ntuyemo akavuga ibintu azi ngo nibyo ntahari kubesha asesura mugore ntiyagukundaga koko njewe burampise menya ko nta n'urukundo yigeze nyereka ntago kandi mwarakoze ubukwe mukamera neza cyane buriya bukwe nakoze nyamara ko baramuhemukiye pe kuko sinemera ko madamu wawe yapfuye kuguta gusa ego ushobora kuba baramuhemukiye uzi ngo kunda gusa uzi ngo niba bari abantu bamwoshaga bari abantu niba bamwoshaga akemera ko bamwosha uzi ngo niba afite ubwenge butuzuye uzi ngo kubumvira sako kanya harya Isa ugira inzu yawe cyangwa urakodesha nje ndakodeshaga nje ntabwo nanubaka inzu ushobora rero kuba arisangira uriya mupapa kuko afite inzu nawe ntayo ariko njewe hari inzu ibaga mu rugo papa yaduhaye kuyibamo hari wayimukuramo huye njewe nuko nanze kuyibamo nja gukodesha njewe papa yaduhaye inzu nayago nta niyo yadusanzemo papa wanje iyo nzu noneho tumaze guhura njewe nyivamo na n'ubu irahari aje akaje kuyibamo ariko ubu ngo ntabwo yayisubiramo nose ko nayimukuyemo naho tubaga ntacyo yarabaye ntabwo akiyibamo ntabwo azagenda agumiye none se ubu ngubu uzajya kumurega cyane kandi jewe ndimo neza ko yarenze ku mategeko ndetse katagukunze ego muzahita mugabana iyo nzu muzayigabana ngabana nawe niba ari wowe wayubatse azagenda yigabane wayubatse arahari nta kintu nje nawe dufite azagabana iki icazi we nkimugira umugore icazi nje nawe twakoze azagenda gifate cyose ntazanampeho azakijane cyose ubwo ntiyakwangiye kuri umukene subu umukene ameze ati Isa ubwo uwo mugabo yasanze wabona afite inzu wowe ntayo none se araraga hanze
njewe ikintu cyambabaje ni ikintu kimwe. Ese umugore n'umugabo se baje baganira? Esho kubute kwiyumvamo. Abagore bakundaga abagabo babo, assalamu alaikum. Urabasuhuje. Umugore ufite umutima ku mugabo we, Peace and love. aje akomeza guca. Naho babagore batagira umutima baraka gongwa na Rwandeya. niko Yola. Isa, ubwo nari ndi kwibaza rero. Ubona kurera abana bimeze gute muri iyi minsi? Kurera abana ikintu nabonye kirusha gaceretse umwana yari muto. Naho umwana umaze gukura uri kukubwira ati nshaka kwituma, nshaka kwihagarika. Wakumva n'inzarira mwinshi ukumva arabikwibwiriye. Ngo ndashonje. Ntabwo ameze nka wa undi utazi kuvuga urarira atari kuvuga ngo umenye ngo ashaka iki. Yo. Naho bariya Shavira uzikunda ameze. Shavira afite imyaka ingahe? 3 n'amezi 9. Agiye kugira 4. Wanamushyize mu ishuri. Cyane murerero. Ese Isa? Yola. Ubwo umunsi ubuteye gute iyo wiriwe mu rugo uri kumwe n'abana? Tuvuge ntibagiye ku ishuri. Ubigenza utukora iki? Jemba ndi gutekereza kuri Nikuze Dafroze. Acyamukunda. Oya. Jemba ndi kumutekerezaho, njewe nimba ndi gutekereza kuri we ndi kureba n'uwo mwana. Janete we ni mukuru ntabwo namuvugaho cyane. Mba ndi kureba Shaviri, nkavuga Shaviri nkaguca turi kumwe abari hamwe na nyina, kandi nyina si yapfuye arahari. Urukumva? Arahari ibyo. Arahari. Kavugaga amasandi gusetsa uno mwana. Ni nyina uburi kubimukorera. Ni nyina akamufata. Nanje nagiye gushaka ibyo barajya. Nyina kubera iri bari kumusetsa, reka nje kumushakira ibyarajya. Nizo ndimu zikizaga ubusarare. Yamushekeje yasaraye, yamuhetse umugongo gwananiwe. Nzana niyo pomade musige mu mugongo da. Yahetse umwana ufite ibiro byinshi. Nanje musiga ko pomade amagufa gahure. Nico kintu gituma mutekereza mu maraso ganje. None ibyo byamara kuvaho, umwana yamaze gusinzira umaze kumujyamisha, bitaga mvuga nti uno mugore bampaye imbunda bitaga rumena amabuye, nahita muturitsa. Kava kwisi wamurasasi bakagufunga. Namuturitsa. Uzi ko kwica atari byiza? Ntabwo ari byiza nica. Ukumva? Buriya nje ura mwana umugore wanje mutekerezaga yatangiye kurira. Abana bajya bakubaza ahantu mama ari? Je Shavira gena ubwiye ni mbe manzi kuzanire mama wawe. Ati ndi yangiye. Ati ndanje. Ati mukujanire. Ati ndi yangiye. Kwakunda abana bavuga ati ndanje. Intaje. Ndi gose pe. Uno mugore yarahemutse. Ku buryo n'umwana yibyariye atakimukunda koko. Ese ubona ari iki cyatumye agenda Isa? Uramugore ikintu cyatumye agenda n'abantu duturanye hariya. Kubera ko yabumviye. Akumvira abo bantu kandi je nabazanye bahari. Urumva? Mutunga bahari. Yago TV show araza bahari. Dushinga kabari turacuruza bahari. Ibyo twacuruzaga banga kuza kubijya no kubinywa bahari, bakaje kunywa handi. Akabari bigera naho dutanga imisoro z'ubusa tutacuruje. Urukumva? Inzu turi gucurizamo tugatanga imisoro kubera ko ibintu ducuruzaga batabikundaga. Kubera bwa bugome bubarimo, baramwosha arabumvira. Nico kintu gitumaga. Bamubwiye gute? Ibyo bamubwiye ni ubizi. Warabizi ibyo bamubwiye. Shoko baramubwiye ko nka Isa atari seriye. Hari gihe bamubwiye batsa ni boy reba ntabwo ukundaga, yihuriye na Yago TV show, hari gihe azamujana mu bindi bihugu akaguta. Agahita byumva ko ari ukuri. Nje kandi mukundaga by'ukuri. Wakamubwira ibintu bari kumubesha. Nje ura mugore sinigeze mwanga arikuva yagenda. Cyakoze wena ni yamara icyumweru kimwe atari yaza, nari nzamubabarira. Ame ukwezi kumwe, 2, 3, 4, 5. N'umubyeyi mubyaye ntazo yamuha. Kanje wamukunze n'amafaranga ashiraho bakajya n'umuryango gwawo gukizihirwa. Ese wamukoye angahe?
magana 200 urayabaha. yego ureba inzoga banyweye ureba ahantu bicaye twari turi ku Gisenyi niho wakoreye ubukwe muri hoteli urukumva nawe umbwire ako kagabo umunsi nzagafata bari kumwe guca ubwo ago mafaranga azagabona ese uramugaba gwa 200 ni watuza nawe azagajye nawe azagendagajye ubundi umuntu suri kureba uramugore pe ahubwo niba afite n'ubwenge buzima umugabo bari kumwe azagenda muha amafaranga antange kuja mu rukiko nje mugene nabona igarama ryo gucya gutanga mu rukiko kugira nje n'umugore wanje dutandukane kuko ubu ngubu ntabwo twatandukana ariko bivuga ngo ibyo yakora byose ntabwo nabyirengera nubwo twasezeranye hari ubwo bibaho oya yaragutaye mu rugo akagutana n'abana ntabwo bibaho ibintu yakora byose ubabimbaza oya nta nubwo bishoboka ariko mu mategeko aramutse agiye agafata icyo bita ideni cyangwa se loan cyangwa credit iyo ayifashe aba ari wowe nawe yaragiye se n'umwaka ugashira akaja kuyifata umwaka gwarangiye akaja mutaratandukana yego kumana rwose mwayishyurana afite n'undi mugabo yego ahubwo mu mategeko niwe mugabo ariko nanje ndabizi pe none kana ntegereje amezi 3 ngo nzazana kandi gacanyi ugiye kongera ukora ubukwe se akandi gacanyi dude niko ugiye kongera ukora ubukwe inzana kandi gacanyi ujye utekereza kongera kwimariya ugakora ubukwe bushyashya oya ese uzabigenza ute nanje nibyo ntekerezaga ariko byagira ninjoro nkavuga yiga data wese ubu ninza n'urenze uyuwe bizagenda gute nkavuga oya reka mbe ndetse yego ntabwo ujye utekereza kongera gukora ubukwe kubera iki se isi ugomba gukora ubukwe none se kugira uyu mugore agisiki nakora kibi ubu nzakora iki wallahi wala subhanallah mugihe tutari twatandukana mu gihe twasezeranye mu mategeko bazi ko mufite ubu nzakora iki mugihe tutari twatandukana ikintu nje nakora kivuye mu magara ganje niki ko kuva mu mudugudu gwacu mu sibogi wacu no mu murenge gwacu ntago wavamo hari awahimuka hari utuye oya niyo nakwimuka cyangwa sinimuke ubu nta kintu cy'urupapuro nafata nk'icyo mu kagari ubundi kivuga ko reka nkubwire ikintu uzakora yego uzagenda ujye ku mudugudu yego mudugudu umumenyeshe ko umugore yagutaye akagutana abana yego agusinyire abaguha inyandiko ndabizi warangiza ukajya ku kagari yego naho ugakoresha iyo nyandiko bakagutereraho kashe executive yego ugahita ujya ku murenge naho bakagutereraho kashe executive w'umurenge ugahita ujya kuri RIB bigeze kuri RIB naho baragusinyira bivuga uti yarantaye kandi antana abana dore ngibi nibimenyetso abana n'undi mugabo rwose n'uwo mugabo ukanamuvuga kuko ni n'icyaha gihanirwa n'amategeko yego warangiza ugasaba kujya mu kigo bita NCDA nibo baharanira uburenganzira bw'abana nabo bakagusinyira icyo gihe uba wemewe nk'umuntu ugomba kurera abo bana kugeza igihe cyose uzavira ku isi ikindi ukora yego uhita usaba gutandukana ubutane rero ni byiza nabwo ni divorce kugira ngo nawe ube wakongera gukunda kuko nawe uri umuntu cyangwa se we wagira undi mushi nuko nakunda umukobwa umeze nk'intare ya saramba ndagaba oya se niko wumvishe process ko zigenda yego uzabikora oya naje ndi kubitekereza buriya biriya bintu naje maze nk'amezi 2 ndi kubitekereza navuye umugore kwa amezi amezi 4 agiye ubu ngubu wanagenda yego kasha kwandikisha rwa rupapuro na RIB kabimenye niko bigenda ubu ndakibana nawe ariko nje mbonaga ariko kuri ndagapfusha ruka ugiye kubikora igo je kubikora ndagapfusha rokara uhita ugenda ubikoreshe kugira ngo niba umudamu yarakwanze bibaho ko atakikwishimiye nka Isa New Boy yego yohejwe n'abagabo b'abasaza
buriya ashagira ngo bazahirime ku bugamba nibagwa hasi aje kwirirwa ari kubakanda sinigeze ngwara njewe bya bindi yasezeranye ngo ni ingwara zangwaza sinigeze ngwara so ndabona kazakurwaza koko oya buranje byanyeretse ko niyo ndemba aba yarantaye ndi n'indembe kansiga ngwaye bira byarabinyeretse bivuga rero ntabwo nzongera kubana nawe waradesi nje sinje wigeze umwanga erego uracyana mukunda Isa pe ndamukundaga ariko bivuga ko ataza mu nzu ngo tubanemo kubera iki nje wanda ari hose Isa kubabarira ni byiza yego uwo ni wa muntu utohereje amafaranga ntabwo ari we ntabwo ari we rwose uyu ntabwo ari kuko ntabwo yakongera kumpamagara yala Samadavu oya turacari hahantu wameze kuntu none si Samadavu ugiye hahandi nta kibazo turacari hano ntabwo twari twarangiza ibintu bimeze kuntu iyi ndahazi uwo ninde ni wa muhungu wa muhungu twari turi kuvugisha tukiri haha navuga ko n'ubundi kuba yaragutaye ari umugore w'isezerano ari umugore wakundaga n'ubu wavuze ko ukimukunda n'ubuhe butumwa wamuha nibura agaruka rero abana azarera bazabyarana n'uwo mugabo ciye nibwo butumwa namuha ko njiye kubana nawe oya ntagiye kunyanduza ya ngwara yo mu ngagi no mu nguge ya ngwara yo mu ngagi no mu nguge ntakayinzanire maraso ganje ndi mutaraga iyo ndwara ziriya ngwara zivaga mu nguge no mu ngagi iyo bita mpox cyangwa ni sida byose abaga bifite njewe suri kureba ndinze ngana nje sinigeze muca inyuma Isa wajya ureka kubeshya ngiki ni kiganza ntagura muca inyuma no kuva yagenda nubahaga Imana n'amategeko gayo jenzi kuja mu ijuru ari gukiranuka nta gwango rumbamo nta n'ubugome nta n'umutima mubi buri umuntu woshagura mugore ndinga Imana nahita mutwika ariko gumunsi gw'imperuka nawe ube tayari ube uburimo neza umubiri gwawe we Imana kugusiga ajya kira baswa mu modoka ikagenda niki essence umubiri gwawe Imana kugusiga essence uzashe nigufuka rizaje weje mani zabaye nikuza dafroza gatabana weho sha wicare uzamera amababa gazasha uhanuke ugwe mu muriro none se Isa ubutumwa umuhaye n'ubwo ko Imana izamuhana njewe ubutumwa na dafroza njewe ubutumwa namuhana kumubwira ko nje ntigeze mwanga kuva twamenyana urukumva ko nje namwanze kuva yashukwa yumvira umuntu atumviye umugabo we akagendera mu izo mirongo zabo bagabo bamushaka kandi niwamara kumwumviriza neza bazahita bamwanga asange nanje nje namwanze kurushaho ariko we ntuzamwanga uzamubabarira azarira oya nje buriya ikintu cyashkiza tuma mubabarira niyo ava mu rugo akaje kwibera iwabo ukumva akabi wabo gusa nibuze akahaba ntahave jene zavuga indi bwenda hari gihe wenda cageze akumva ko tankeneye ariko kubera yagumye hano nta kibazo yarategereje undi mugabo we ntabwo yagumye iwabo we yaragiye aja mu bantu babasinzi mu bantu ahantu habaga nje ndahazi ni mu basazi aba mu nzu nziza ariko kurusha iwa mu reka abaga muri muzihe nzu
barambwiye ngo n'inzu abagamo ntibinafunze oh yes kandi inzu nkodesha gifite n'ibirahuri imeze neza harimo na sima kandi ajyamaga n'ahantu hameze ukuntu hafite swaga nta n'inzara isa none se nyuma yabyo nyuma yo kuba uzabona wenda ubutane na sheri wawe n'uwahoze ari cyamama w'abana bawe utekereza kongera gukora ubukwe cyangwa uzakundana gusa wenje n'ubundi uriya mugore dutandukanye byemewe n'amategeko gakansi nyina ko dutandukanye nje n'ubundi nta naza n'umugore tutasezeranye byemewe n'imbere y'Imana oya nta twabana buriya nagize n'amahigo uriya mugore twanarabanaga ntarasezeranye buri gihe buriya ngo twahuye uriya mugore tumaranye igihe kirekire mwarabyaranye kazaje ndaryama akavuga ariko ko kubana n'umugabo n'umugore ko ari ugusezerana buriya koko bizagenda gute ko nta kintu mfite maze njya kubona mbona birakunze ndavuga none ibintu natekerezaga mu mutima wanje birakunze ubukoze ubukwe pe njena nabukoze nishimye kavuga n'Imana yabyakiye kavuga ibintu byakunzwe byakozwe ntabizi bikaba bintunguye n'Imana yabyakiye ubu se yabigendeyeho reka nkwihanganishe uwo bitagarewe isa new boy ubu ndi mu mazi sindi mu mazi gabira nkagiga ubu ndi koga nkifi njewe sinaje mu mazi nkiga batekeyemo ndi mu mazi ndi koga nkifi mu mazi ubu ndi gutereka uriya mugore wazaje mu mazi gabira kagari migi je ndi mu mazi gari mifi isa reka ngushimire cyane ukomeze kwihangana kandi ntibizakubuze gukomeza kugira ubuzima bwiza buriya kugera kure siko gupfa niko umunyarwanda avuga ariko nibyo kandi uzabona undi gukunda humura aho gupfuga umunsi wapfejo uriya mugore w'abashaka urupfu wagwijaniraga aragwijaniraga yararwishyiriye umuntu wijanira urupfu rero ntabwo aje aririgwa ni nk'umuntu wiyahuye umuntu wiyahuye adapfuye uzi inkoni bamukubitaga kanje umuntu wiyahuye ngasanga ntiyapfuye no kumukubitisha ikisi ya nkoni irimo amashanyarazi kubita ikibuno kikaka ego isa reka ngushimire cyane urakoze koko nibyo ngaho sezera abakunzi bawe rero ndabashimye cyane mu izina rya Allah Mwenyezi Mungu utanga amagara n'amafaranga njewe mwababyeyi mwe mwabakobwa mwe pe ntimukagira urwango ku bagabo kuko abagabo ni beza abagabo bubakaga amazu meza abagabo baguraga imodoka nziza abagabo baguraga imirima myiza zeraga abagabo bakagura ibitari bakabibaza inshuti za guno mwaka muzagugende gukabajye muzagira amafaranga abagore bangaga abagabo babo mwaba mubegeye mukababwira ukuntu bagira urukundo kuko abagabo ntitwangana abagabo tugiraga umuco muje mugira umutima mwiza Imana nayo izatugirira urukundo turi kumwe ibihe byose